umuhanzi w'icyamamare mu njyana ya hip hop ahagana mu 1971 tariki 16 Kamena nibwo yabonye izuba aribonera mu gace ka Herman ka Manhattan muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo nta wundi ni umuhanzi witwa Tupac Omar Shakur cyangwa se Tupac Semekavari. Uyu ni umuhanzi benshi bafata nk'intwari kandi bakanamufata nk'icyitegererezo, nubwo atarambye ku isi kuko ahagana mu 1996 tariki 13 ukwezi kwa 9 nibwo yitabye Imana ku myaka ye 24 yari afite. Uyu muhanzi rero Tupac Omar Shakur benshi bamufata nk'intwari kubera amagambo yakoreshaga mu ndirimbo ye. Hari indirimbo yagiraga rwose akazikoreshamo amagambo ugasanga abantu barazikunze, cyane cyane abirabura, ariko buriya cyane abirabura rwose urabona ko umuntu wavugiraga abirabura cyane, kuko abirabura nyine barakandamizwaga muri icyo gihe, ugasanga bigirizwaho nkana kandi nyine nta rundi ruvugiro bafite. Ugasanga Tupac Shakur niwe uba depanye cyangwa se uba yambye agacisha ubutumwa mu bihangano byiwe. Tupac Shakur rero azwi mu njyana ya hip hop, akaba ari umuhanzi wavuga ko yakoze amateka nyine mu gihe cyiwe, mu gihe nyine yari afite ubuzima, ndetse yafashije n'abatari bake kongera kumva ko nabo ari abantu nk'abandi, ndetse anagira uruhare mu igabanywa cyangwa se mu ikandamizwa ryakorerwaga abirabura muri icyo gihe, aho yasohoraga indirimbo ye bagatanga nk'agahenge ku ruhande rw'abakandamizaga abirabura. Tupac Shakur yari afite abavandimwe batatu. Tupac Omar Shakur mu mwaka w'1986 umuryango we wavuye mu gace ka Herman wimukira i Baltimore muri Maryland. Icyo gihe yari arangije amashuri abiri yisumbuye. Bageze Baltimore yagiye mu ishuri ryigisha ubugeni, yiga ibijyanye no gukora imivugo ndetse na jazz. Igihe bavuga ko nyine Tupac Shakur yatangiye kwigaragaza bitandukanye n'uko benshi bayibonaga, kuko babonaga ari umwana utuje kandi bavuga ko ari umwana ujunjamye mu bijyanye no mu njyana ya hip hop adateze kuzabishobora. Ntibayimubonagamo nyine, babonaga ari umuntu ujebetse gusa nyine n'ibyaje kumubuza kuba abacunguzi babarenganwaga muri icyo gihe, igihe abirabura nyine bakorerwaga irondaruhu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ibyo ntibyamubujijeho n'ubundi nyine kwigaragaza, kuko yatangiye nyine gukora ibihangano, agenda azamuka gahoro gahoro. Tupac Shakur rero muri Bill Grandi ari nawe papa we, akajya kuba Mutulu Shakur, nibwo amazina ya Tupac Shakur yahinduwe, ubundi bakamwita Nyonganyonga Kapopo. icyo gihe babimwise ngo kubera gutumura agatabi
batumuraga agatabi baheraho bamutazira ka simoke. Gusa Tupac Shakur yatangiye guhura n'ibibazo kuva akiri umwana. Yavutse sekuru we Elema Gorolimo Prati yaratewe muri yombi, yari yarafunzwe nyine, yari yaratawe muri yombi ashinjwa kwica umwarimu mu mwaka w'1968. Mu gihe umugabo wa mama we nawe yari ari ku rutonde rw'abantu bashakishwa na FBI. Urumva ko Tupac Shakur yari umuntu nyine wavukiye muri struggle ndetse yanazikuriyemo, mbese nyine ubuzima bwe ntabwo wavuga ko bwari bushimishije cyane, nubwo wenda nyine nanone utavuga ko bwari bukanganye cyane, ariko nyine yakuriye muri struggle, avukira no muri struggle urebye. Kuko ni ukuvuga ngo umugabo wa mama we nawe yarashakishwaga na FBI mu mwaka w'1982, akaba yarashinjwaga kuba yarafashije mushiki we kaza gutoroka gereza. Nyine bikaza kuba impamvu byatumye nyine nawe ashakishwa. Tupac Amaru Shakur rero yavutse mu 1971 tariki 16 Kamena, aza kwitaba Imana mu 1996 kwezi kwa 9 tariki 13. Turabashimiye mwebwe dahema kutwereka ko nyine muba muri kumwe natwe, tuboneraho no kubasaba support yanyu. Murakoze, murakagire Imana n'amafaranga.